Ni agahebuzo noneho! Se wari uzi ko ushobora gutsindira Provisoire mu gihe gitoya? Ushobora gutsindira Provisoire mu gihe gitoya, wowe munyonzi, wowe ushaka gukorera perime, ushobora gutsindira Provisoire mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Igisubizo cyawe ni ukureba iyi video kugera ku musozo, ukumva kandi ukamenya neza ukanasesengura, tukagendana n'umusomyi uraba urimo udusomera muri bino bibazo n'ibisubizo, maze ukabasha kwiga amategeko n'umuhanda mu buryo byihuse, ukabasha gutsindira Provisoire mu gihe gitoya. Watsinda nawe ukazaba umumotari, ukaba umushoferi. Igisubizo cyawe ni iki ngiki. Uko ibyo bigusaba ni ugukora subscribe, ugakora no ku nzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro byacu n'andi masomo yacu agiye akurikira. Reka dutangire. Hello friend, ndabasuhuje mwebwe mudukurikiye kuri Menya Byose TV Pole. Uyu ni umwanya mwiza cyane mbazaniye nje kubanyuriramo ibibazo n'ibisubizo, tukaba tugiye kurebera hamwe ibibazo n'ibisubizo by'amategeko y'umuhanda. Tugiye kureba ibibazo bitanu. Ibyo bibazo bitanu tugiye kubisoma tugenda tureba n'ibisubizo byabyo biba bigiye bigenewe. Niturangiza wowe urareba iyi video kugera ku musozo w'aya mategeko y'umuhanda kw'ibi bibazo ngiye kubasobanurira. Muri buze kunyandikira muri comment mumbwira ibyo nazabagezaho mu byo baba barimo bakunze kwibandaho bari kubaza. Reka duhere ku iki kibazo cyacu cya mbere, aho batubajije ati ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira a. umuyobozi, b. umuherekeza, c. a na b ni ibisubizo by'ukuri, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri hari ikinyabiziga cyagenda se kidafite umuyobozi? Ikinyabiziga cyose icyo ari cyo cyose kigenda kigomba kuba gifite umuyobozi. Nk'uko wenda baba barimo bavuga hirya no hino mu makuru ko hari ibinyabiziga bagiye kujya bakora bitwarwa na telekomande, nk'uko hari indege nazo zitagira abapilote, niko nabyo bashobora kuzabikora. Ariko nk'uko tubisanzwe mu Rwanda ibyo ntabwo byari byahagera. Twebwe mu mategeko y'umuhanda yacu yo mu Rwanda, ikinyabiziga cyose kigomba kuba gifite icyo bita umuyobozi. Nkusaba wowe utungukiye kuri YouTube channel yacu, akaba aribwo ukihagera ukaba utari wakora subscribe, urimo uracikwa na byinshi cyane tugufitiye. Igisubizo ni ugukanda subscribe, ugakora ku nzogera, tukajya tubana umunsi ku wundi. Reka dukomeze n'ikibazo cyacu cya kabiri, aho batubujije ati ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa a. abanyamaguru, b. ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, c. a na b ni ibisubizo by'ukuri, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri akayira, urebye akayira iyo bakubwiye ngo aka ni akayira, hari akayira kaba kari ak'ibinyabiziga n'akayira k'abagenzi. Ako kayira k'ibinyabiziga gashobora kunyuramo abantu mu gihe hari akantu kameze nka mbutiyaje kari kuboneka. Ibinyabiziga nabyo bishobora kunyuramo, ariko ibyo binyabiziga bitagenderwaho, umuntu agenda atabyicayeho, ari nko kubisunika. Urugero kwa kariya kayira k'abanyamaguru kaba kari ku ruhande rw'umuhanda, hariya hashobora kunyura ikinyabiziga ariko kikahanyura bagisunika. Dukomeze n'ikibazo cyacu cya gatatu, aho batubajije ati umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata kw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha a. igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, b. ahegereye umurongo ukomeje, c. igabanyurwa ry'umuhanda w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, a. d.
A na B, A na C ni ibisubizo by'ukuri. Aha ngaha turahitamo C, kuko umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Ibyo ngibyo bikaba ariho wahitamo hano igabanyurwa ry'umuhanda. Aba ari umuhanda ugiye guhita nyine ugabanyuka, ukaba uwo murongo ukaba uri mu ibara ry'ibara ry'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Dukomeze n'ikibazo cyacu cya kane. Ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda: A biteganye, C ku murongo umwe, C A na B nibyo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri aha ngaha nta gisubizo baduhayemo, igisubizo cyacu hano turahitamo D. Dukomeze n'ikibazo cyacu aricyo mbona aricyo cya nyuma, aho bari kutubaza ati ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Batubwiye ati ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Mu by'ukuri D baratubwira ati nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha ubundi ibinyabiziga nk'uko tubizi, ikinyabiziga ntabwo cyageza umwaka kitari cyajya mu isuzumwa, ahubwo bishobora kuba isuzumwa wenda mu mezi 3. Aha ngaha ariko nanone ntabwo byagomba ngo umwaka ugere ikinyabiziga kitari cyajya mu isuzumwa. Icyo gihe waba urimo ukoresha ikinyabiziga cyawe mu buryo butemewe. Gusa twaba dushyigikiye aha ngaha mwebwe twabanye kuva ku ntangiriro uri kureba ino videwo y'amategeko n'umuhanda. Ndagushimiye. Hari n'abandi ubona bakeneye kwiga amategeko y'umuhanda, wabasharinga ino videwo nabo bakayirebaho bakiga. Igisubizo ni ukwiga ugakora vuba vuba kandi ugafata vuba vuba amategeko y'umuhanda. Ndabashimiye mwebwe mudahema kudukurikira umunsi ku wundi. Ciao ciao naho ubutaha.